Rwamagana City irasubitswe yahagaze ku munota 32 w'umukino kubera ikibazo cy'imvura nyinshi birangira umusifuzi Isiaka afashe umwanzuro w'uko umukino udakomeza usubikwa. Mu byakire mute nk'abafana? Nkanjye nkunda match nk'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sports iba yaturutse mu mujyi wa Kigali ikaza hano mu karere ka Ngoma i Rwamagana cyangwa se kuri stade ya Ngoma. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntago twabyakira neza kuko urumva kameme twari tumaze kugira igitego kimwe kuri kimwe byashobokaga ko dushobora kuba twatsinda ikindi cyangwa tugatsinda n'ibindi birenzeho cyane ko bituruka kuba turi imbere yaba ari APR cyangwa Kiyovu Sport izo kipe nizo zituri imbere byashobokaga ko twenda turi bushoboke gutsinda ariko ubu ngubu kubusubitswe hagiye kubaho imibare myinshi usanga ari bugore abakunzi ba Rayon Sports cyangwa abakunzi b'imikino hano mu Rwanda. Urumva rero ntago twebwe twabyishimira neza kubera ko urumva tuba twaturutse Kigali hari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bahora bayikurikira igihe cyose baba baje hano mu karere ka Ngoma by'umwihariko kuri Rwamagana ariko hari n'abari hano hafi mu ntara y'Iburasirazuba urumva n'abantu bishyuye amatike bakaba binjiye bigiye kuba imibare myinshi cyane bigendanye nuko i Rubavu twatsinze igitego bakazimya amatara bigasubikwa. Hanyuma tugaruke ikipe ya Rwamagana yabatanze kureba mu izamu mubona byatewe n'iki kuba Rwamagana batanze inkoko iri wabishonda umukara niko bimera. Ari henshi Rayon Sports igera mu ntara ahantu henshi hagiye hatandukanye amakipe iba yagiye gusura agakanira cyane ni ngombwa ariko ni nacyo kizanashimiye abakinyi banjye bose uburyo bitwaye mu minota nk'ibiri 3-5 bahise bishyura mu buryo bwihuse byashobokaga ko dushobora kuba twatsinda n'ibindi birenzeho bitewe na motivation n'abafana babibonaga ukuntu bishimye babasha kuba bagerageza gushyigikira ikipe. Ni ukuvuga ngo rero birashoboka kuko ikipe iri iwayo nta kundi kuntu wabigenza cyane ko nka Rayon Sports ifite abafana abakinyi b'indi kipe baba bagomba kwigaragaza kugira ngo bigaragarize abafana. Ubona ku kijyanye n'amatike byazagenda gute? Ku kijyanye n'amatike urabona mu by'ukuri nabwira hamwe nk'itangazamakuru kubera ko abantu bose baguze itike babika ayo message wenda nk'ikipe ya Rwamagana cyangwa se abayerebera Rwamagana City bafite uko bazagenda gahunda abafana nabo barebe SMS ntibazisibe kuko ni ikoranabuhanga dukoresha kugira ngo wenda yaba umukino ku munsi w'ejo cyangwa se ejo bundi aho bazashyira umukino kugira ngo bazayekare kuko numva umufana nanone umufana rega nawe yagiye yuba kubera ko niwe ugize football mu Rwanda. Nkunda match uyu munsi wa none harimo ikinyuranyo navuga kitari kinini hagati yanyu n'ama equipe kurikije resultat zandi ma equipe uko bimeze. Rayon Sports mubona hakorwa iki match iramutse isubukuwe bigendanye n'uko ikipe ya APR aba yatakaje bigendanye na resultat zabazavuye ku mukino wa equipe ya Kiyovu Sport? Oya igihari ubuyobozi bwa Rayon Sports nibwo bwo kumanaginga ibyo bintu kuko muri kano kanya mu ma interview kano kanya ariko nyuma ya kano kanya hari ibiri bube niyo mpamvu nukuvuga ngo niba ibishobora kuba avantage ya Rayon Sports ishobora kuba nibibazo kuri Rayon Sports kubera ko basubitse umukino byashoboka ko twatsinda tukakomeza izinda adversaire gatsindwa tukakomeza ku gikombe. Urumva ibiri buve mu mikino iri hano hirya ntago tubiza ariko ibyo ngibyo bishobora kuba avantage bikaba n'ikibazo kuri Rayon Sports bitewe ibyo biraza guterwa na management y'ubuyobozi bwa Rayon Sports ndetse n'abakinyi ntago tubizi ikipe ya Rayon Sports ishobora kurara inanga mu karere ka Ngoma ejo ni ku cyumweru urumva ni ibintu bigoye abakunzi ba Rayon Sports bahora bakurikirana ikipe ya Rayon Sports. Gushimire cyane Nkundama. Murakoze cyane wakirindinye wayase.